Tekereza ibi bintu. Tekereza urugo rutuye ahantu runaka, aho umugabo n'umugore babana mu nzu imwe, aho abana babo bakurira mu rukundo, aho buri wese avuga amagambo yuzuye ineza, aho amasengesho yumvikana mu gitondo na nimugoroba. Ariko nanone tekereza urundi rugo, aho buri munsi babwirana amagambo mabi ababaza, aho bananirwa kumvikana maze ibyo bikaba intandaro y'amakimbirane, aho abana bakurira mu mwuka w'ubwoba, aho urukundo rugenda rugabanyuka buhoro buhoro. Ikibazo gikomeye ni iki? Ni iki gituma abantu bamwe babana neza, abandi bakabana nabi kandi bose ari abantu? Bibiliya itwereka ko kugira ngo abantu babane neza atari ibintu biba nk'impanuka, ahubwo biba kubera yuko buri wese yitaye ku nyigisho twigishwa n'Imana. Muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu byigisho bituyobora kwiga Bibiliya, maze bidufashe gusesengura isomo ryo mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 18 kugeza ku gice cya 4 umurongo wa 6. Turakuramo amasomo akomeye ku bijyanye no kubana kw'abashakanye, kurera abana neza, imibanire myiza mu kazi, imbaraga z'isengesho n'uburyo abakristo bagomba kubana n'abandi bantu. Niba ushaka kugira urugo rufite amahoro, niba ushaka umuryango ufite umunezero, niba ushaka kugira ubuzima bufite umugisha w'Imana, kurikirana iki cyigisho kugeza ku musozo kandi nturangare. Ubu turi ku cyigisho cya 12 mu byigisho by'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2026. Icyigisho cya 12 kivuga ngo kubana n'abandi. Isomo ry'icyo kwibukwa riboneka mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6. Haravuga hati: ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Iyo abantu babana cyangwa se bakorana bya hafi cyane, bahura n'ibibazo bitandukanye. Mu by'ukuri abantu baratandukanye, ibitekerezo biratandukanye, imico iratandukanye, ndetse n'uburyo bwo kureba ibintu buratandukanye. Ibi bituma rimwe na rimwe habaho kutumvikana. Gutandukana kw'ibitekerezo gushobora gutuma habaho ubushyamirane, ndetse rimwe na rimwe hakabaho n'intonganya. Ariko hari ukuri gukomeye. Iyo abantu bakundana cyane, ni nabwo kutumvikana bishobora kubababaza cyane. Niyo mpamvu umuryango ari wo ukeneye amahoro kurusha ahandi hose. Hari abavuga ko urugo ari urufatiro rw'umuryango. Nk'uko ubucuruzi bukenera gahunda, nk'uko bukenera kugira intego n'imikoranire myiza, niko umuryango nawo ubikenera. Iyo buri wese yubaha undi, iyo buri wese akora inshingano ze, iyo buri wese yitangira abandi, urugo ruba ahantu h'umugisha. Ariko nanone iyo buri wese ashaka gutsinda undi, iyo buri wese ashaka kugira ijambo rya nyuma, cyangwa iyo buri wese ashaka kwiyitaho wenyine, urugo ruhinduka ahantu h'umubabaro. Niyo mpamvu intumwa Pawulo yatanze amwe mu mahame y'ingenzi, amahame yatuma umuryango wa Gikristo ukora neza. Pawulo kandi atanga n'andi mahame y'ingenzi, akaba ari amahame ashobora gufasha mu mibanire itandukanye y'abantu, haba mu rugo ndetse no hanze yarwo. Ingingo ya mbere iravuga iti abagabo n'abagore. Mu isezerano rishya harimo amabwiriza atandukanye yerekeye uko ingo z'abakristo zigomba kubaho. Aya mabwiriza akunze kwitwa amategeko agenga urugo, ariko ntabwo ari amategeko ashyira umuntu umwe hejuru y'undi, ahubwo ni amabwiriza arimo ibintu bituma umugabo n'umugore bafashanya kandi bakubahana. Bibiliya iragira iti: bagore, mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Ku murongo ukurikiyeho: bagabo, namwe mukunda abagore banyu, ntimubasharirire. Ibyo biri mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 18 kugeza 19. Aya magambo yakunze gusobanurwa nabi. Hari aho abagabo bamwe bavuga amagambo agira ati: bagore, mugandukire abagabo banyu, maze bakagarukiraho. Ariko ni ngombwa kwitondera amagambo y'ingenzi Pawulo yongereyeho agira ati: nk'uko bikwiriye mu mwami. Nta hantu na hamwe isezerano rishya ryigisha ko abagore bagomba kugandukira abagabo bose, cyangwa ko abagore bagomba kuba
abagaragu b'abagabo babo. Ntabwo kandi ryigisha ko umugore agomba kwemera ibyo umugabo ashaka byose watabanje gutekereza. Icyo Pawulo yashakaga kuvuga ni uko ubudahemuka bw'umugore bugomba kubanza kuba ku Mana mbere ya byose, hanyuma bugakurikiraho nuko umugabo we. Umugore ntakwiriye gutakaza umwihariko we kubera umugabo, kandi umugabo nawe ntashobora gufata umwanya w'umutimanama w'umugore. Ku murongo wa 19 Pawulo avuga ku bijyanye n'urukundo rw'abagabo. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 19, bagabo namwe mukunde abagore banyu ntimubasharirire. Mu Befesi igice ya 5 umurongo wa 25 ho Pawulo atanga urugero rukomeye cyane ku bagabo. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akabyitangira. Aya ni amagambo afite uburemere bukomeye. Kristo ntiyakunze itorero mu magambo gusa, ahubwo yarabyitangiye. Yabyitangiye ku bw'inyungu zaryo. Byamusabye gupfa ku musaraba, araripfira, apfa mu cyimbo cyabyo. Urwo ni rwo rukundo rero umugabo asabwa gukunda umugore we. Urwo rukundo rugaragarira mu kumwitaho, kumurinda, kumwubaha ndetse no gufata ibyemezo bigamije ineza y'umugore we. Umugabo ukunda umugore we akamukunda muri ubu buryo aba umurinzi w'umuryango kandi akaba isoko y'umutekano mu rugo. Tega amatwi iki kintu. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 33 hari aya magambo: nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Iri somo rirasobanutse rwose. Iyo umugabo agaragaje urukundo, biba byoroshye ko umugore yubaha umugabo we. Urugo rwiza rw'abakristo rurangwa n'ikintu gikomeye cyane: ubufatanye. Abashakanye bagomba kuganira ku bibazo byabo, bagatekereza hamwe ku byemezo bafata ndetse bakanashaka icyiza ku muryango wabo. Hari igihe ibibazo bikomeye by'umuryango bishobora no kuganirwaho n'abana kugira ngo nabo bumve ibiri kuba mu rugo. Ariko hari ihame rikomeye rigomba kwitabwaho. Ababyeyi ntibagomba gutongana imbere y'abana babo. Iyo abana babonye ababyeyi babo bahora batongana, bishobora kubatera ubwoba cyangwa bikabangamira imikurire yabo. Nyuma yo kuganira no gusuzuma ibintu byose, iyo umugabo n'umugore batabashije kumvikana ku cyemezo runaka, Bibiliya yerekana inzira y'amahoro. Umugore ashobora kwemera icyemezo cy'umugabo igihe icyo cyemezo kidahabanye n'ijambo ry'Imana. Ariko nanone ukuri nuko abagabo benshi bashobora kwibuka ibihe bishimishije mu buzima bwabo, aho bigeze gufata umwanzuro mwiza nyuma y'uko bumvise inama z'abagore babo. Ibi bitwigisha ko ubwenge bwo mu rugo buturuka ku bufatanye, ahubwo ntabwo ari ku gitugu no gutegeka. Iyo umugabo n'umugore bakorana nk'ikipe bagashyira hamwe, urugo rwabo rurushaho kugira umunezero. Ingingo ya 2 iravuga iti ababyeyi n'abana. Mu muryango abana bafite umwanya w'ingenzi cyane. Ntibagomba gufatwa nk'abantu bato badafite agaciro, ahubwo bagomba kumenya ko bakunzwe kandi bafite agaciro mu muryango. Bagomba kumva ko bakunzwe n'ababyeyi babo, bafite umwanya wihariye mu rugo kandi ko ari abana b'ubwami bw'Imana. Kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu muryango wa Kristo ni ugusengera hamwe nk'umuryango. Gusenga mu muryango ntibisaba ibintu bikomeye cyangwa bigoye. Ibi bishobora gukorwa mu gitondo na nimugoroba kandi bikaba umuco uhoraho mu rugo. Ku myaka mito cyane abana bashobora gutangira kwiga inshingano zorohereje mu rugo. Ariko ikintu cy'ingenzi kurushaho ni uko abana bagomba kumvira ababyeyi babo. Intumwa Pawulo yaranditse ati: bana mwumvira ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari byo umwami ashima. Ibyo biri mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 20. Kumvira ababyeyi si ugukurikiza amategeko yabo gusa, ahubwo ni uburyo bwo kubaha Imana no kwiga inzira nziza z'ubuzima. Ijambo ry'Imana ritanga amahame menshi afasha ababyeyi mu kurera abana. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa 6, Bibiliya iragira iti: menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ibi bitwigisha ko uburere butangirira mu bwana. Ibyo umwana yigira mu buto bwe bikomeza kumugenderamo, noneho akazabigumana mu buzima bwe bwose.
Mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu umurongo wa gatandatu kugeza uwa karindwi, Bibiliya itwigisha ko amagambo y'Imana agomba kwigishwa abana buri gihe. Igihe turi mu rugo, igihe turi mu rugendo ndetse no mu bikorwa bya buri munsi. Iyo abana barezwe neza mu nyigisho n'urugero rwiza, baba umugisha ku muryango no ku itorero. Bibiliya itanga inama ku babyeyi, cyane cyane ku babyeyi b'abapapa. Pawulo aravuga ati, base ntimukarakaze abana banyu batazinukwa. Ibyo biri mu Bakolosayi igice cya gatatu umurongo wa 21. Ibi bisobanuye ko kurera abana bitagomba kuba bishingiye ku gitugu cyangwa ku burakari. Ababyeyi bagomba gukosora abana mu rukundo, bakabigisha mu bwitonzi, bakabaha urugero rwiza. Uko ababyeyi babana n'abana babo, cyane cyane se w'umwana, bigira ingaruka zikomeye ku buryo uwo mwana azakura mu by'umwuka. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko iyo ababyeyi bombi bajya mu rusengero, umubare munini w'abana ukomeza kujya mu rusengero bamaze gukura. Ariko hari ikindi kintu cyatangaje abantu benshi. Iyo se ari we ujya mu rusengero buri gihe, amahirwe yo kubona abana bakomeza kwizera akenshi aba menshi kurusha iyo ari nyina gusa ujya mu rusengero. Ibi bitwereke ko uruhare rw'umupapa mu buzima bw'umwana ari ingirakamaro, cyane cyane mu by'umwuka. Uruhare rw'umupapa rufite akamaro gakomeye cyane. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko ababyeyi b'abagabo bafata inshingano zabo, bakita ku bana babo kandi bakabikorana ubwitange. Mu by'ukuri kurera abana ni umurimo ukomeye, ariko nanone ni umurimo ufite umugisha ukomeye. Umuryango wubakiye ku mahame y'Imana ushobora guhindura ubuzima bw'abana, kandi abo bana nabo bagahindura isi, kuko mu by'ukuri uburere bwiza nibwo bwubaka ejo hazaza heza. Ingingo ya gatatu iravuga iti, isano ishingiye ku murimo. Mu buzima bwa buri munsi, abantu bamara igice kinini cy'igihe cyabo ku kazi. Hari abakoresha, abandi bakaba abakozi, bamwe bakorera abandi. Iyo imibanire ku murimo itameze neza, habaho amakimbirane, kutizera ndetse n'umusaruro ukaba muke. Ariko Bibiliya ivuga iki se ku bijyanye n'imibanire hagati y'umukoresha n'umukozi? Mu bihe bya Pawulo hariho ibintu by'ubucakara. Mu Bakolosayi igice cya gatatu umurongo wa 22, Pawulo yabwiye abakoraga nk'abacakara ati, mujye mwumvira abakoresha banyu muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu, mwubaha Imana. Aha Pawulo yagaragazaga ko akazi kagomba gukorwa n'umutima wose, atari ugukorera ku jisho ry'umukoresha. Iyo umuntu akora neza igihe umukoresha ari hafi gusa, ntaba akora ku bw'umutima w'ukuri. Ariko Pawulo yigishije ko umukristo akora akazi ke nk'ukorera Imana ubwayo. Ibi bisobanuye ko umukozi w'umukristo agomba kuba inyangamugayo, agomba gukora neza, ndetse n'igihe n'umuntu ari nta muntu umureba, ntagomba gukorera ku ijisho. Umukozi w'umukristo agomba kwitanga mu kazi ke ka buri munsi. Ku murongo wa 23 Pawulo yakomeje avuga ati, ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Iri ni ihame rikomeye. Akazi kose umukristo akora agomba kukabona nk'aho ari gukorera Imana. Hari abantu bamwe bashinja Bibiliya gushyigikira ubucakara, ariko iyo turebye amateka neza, tubona ko ibintu byari bitandukanye n'uko bamwe babitekereza. Mu mategeko yahawe Abisirayeli mu isezerano rya kera, ubucakara ntabwo bwari ubwa burundu. Urugero, umuntu yashoboraga kuba umucakara kubera ideni, ariko igihe cy'ubucakara nticyarenzaga imyaka 6. Ibi tubisanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umurongo wa 12, ndetse tubibona no kuva igice cya 21 umurongo wa 2 kugeza uwa 6. Nyuma y'iyo myaka umuntu yagombaga kurekurwa akagira ubwisanzure bwe. Nanone amategeko yabuzaga ko umuntu afatwa nabi cyangwa agirwa imbata ubuzima bwe bwose. Mu gihe cy'isezerano rishya, itorero rya mbere ryari riri mu bwami bw'Abaroma. Aho ngaho ubucakara bwari bwemewe n'amategeko ya leta. Ariko Pawulo ntiyashakaga guteza imvururu za politiki zashoboraga kubangamira ubutumwa bwiza. Ahubwo yahinduye imitekerereze n'umutima w'abantu, abikora mu buryo bwiza, ndetse uburyo yabikozemo nibwo bwari gutuma ubucakara bugenda bushira buhoro buhoro. Ntabwo Pawulo yahaye amabwiriza abakozi gusa,
ahubwo tubona yuko yahaye n'abakoresha ubutumwa bw'ingenzi. Mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa mbere haravuga hati ba shebuja mugirire imbata zanyu ibitunganye n'ibikwiriye, kuko muzi yuko namwe mufite shobuja uri mu ijuru. Ibi bisobanuye ko umukoresha agomba kuba inyangamugayo, agomba gufata abakozi neza, ndetse agomba kububaha nk'abantu bafite agaciro. Kubera iki Pawulo abivuga neza? Impamvu ni uko umukoresha nawe afite shebuja mu ijuru. Iri ni ihame rikomeye cyane mu myumvire ya Bibiliya. Imana ireba uko dufata abandi bantu. Umukoresha ufata nabi abakozi be aba arimo kwerekana ko atubaha Imana ubwayo. Hari inkuru nziza, ikaba ari inkuru Pawulo yatanze mu rwandiko rwe yandikiye Filemoni. Umucakara witwaga Onesimo yari yarahunze sebuja Filemoni, ariko amaze guhura na Pawulo yarahindutse aba umukristo. Noneho nyuma Pawulo yandikira Filemoni amubwira kutazongera gufata Onesimo nk'umucakara, ahubwo ko agomba kumufata nk'umuvandimwe. Ibi byari impinduka ikomeye cyane mu mitekerereze y'icyo gihe. Bibiliya yigisha ko abizera bose ari abagaragu b'Imana. Ibyo tubisanga muri Zaburi igice cya 34 umurongo wa 22, Luka 17 umurongo wa 10. Ibi bitwigisha ko nubwo mu buzima hari abakoresha n'abakozi, imbere y'Imana twese turi abagaragu bayo. Ibi bikuraho kwishyira hejuru, bigatuma abantu bubahana. Aya magambo ya Pawulo rero ashobora kudufasha mu kazi dukora ka buri munsi. Niba uri umukozi, kora akazi kawe neza, wirinde ubunebwe, ube inyangamugayo no mu gihe nta muntu ukureba, noneho wubahe umukoresha wawe. Nanone niba uri umukoresha, fata abakozi bawe neza, gira ubutabera mu kazi, tanga ibihembo bikwiriye, uha agaciro umuntu. Iyo aya mahame yubahirijwe, akazi gahinduka ahantu h'ubwubahane n'umusaruro. Ingingo ya 4 iravuga iti gusabirana. Mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu bahura n'ibibazo bitandukanye. Hari abahanganye n'ibibazo by'imiryango, abandi bafite ibibazo by'ubuzima, abandi bafite ibibazo by'amafaranga cyangwa ibindi bibazo bibaremereye. Iyo tubonye umuntu uri mu bibazo, rimwe na rimwe hari ijambo rimwe dushobora kumubwira maze tukamuhumuriza: ndi kugusengera. Pawulo atwigisha ko isengesho ridakwiye kuba ikintu dukora rimwe na rimwe gusa, ahubwo yaragize ati mukomeze gusenga, muba maso, mushima. Ibyo biri mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 2. Aya magambo atwereka ko ibintu by'ingenzi mu isengesho ari ibi bikurikira. Icya mbere, gukomeza gusenga. Ibi bisobanuye ko tutagomba gucika intege mu gusenga, kabone n'ubwo ibisubizo by'amasengesho yacu byatinda kuboneka. Icya kabiri, kuba maso. Umukristo usenga agomba kuba maso mu buryo bw'umwuka. Umukristo usenga amenya ko ubuzima bw'umwuka busaba kwitonda no kwiyegereza Imana buri gihe. Ikindi kintu cya gatatu ni ugushimira. Isengesho ntirigomba kuba rigizwe no gusaba gusa, ahubwo rigomba no kuba ririmo amashimwe tugomba Imana. Hari igihe umuntu ashobora kumva atazi gusenga cyangwa gusaba, ariko Bibiliya mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 23 haduhumuriza, hatwereka ko Mwuka Wera abidufashamo. Ibi ni ukuvuga ko niyo amagambo yacu ari make cyangwa adatunganye, Imana yumva umutima wacu. Mu magambo Pawulo yavuze mu Bakolosayi igice cya 3 mu gice cya 4 umurongo wa 3 kugeza wa 4, yaravuze ati kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe, kugira ngo mbwerekane nk'uko nkwiriye kuvuga. Ariko igitangaje ni uko Pawulo atasabye amasengesho y'ibintu byoroshye gusa, ahubwo asaba Imana ngo imufungurire umuryango w'ijambo. Ibi bisobanura amahirwe yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Pawulo yashakaga ko Imana imufasha kubona amahirwe yo kubwira abantu ubutumwa bwa Kristo. Ibi rero biduha isomo rikomeye. Amasengesho yacu ntakwiriye kuba ay'ibibazo byacu bwite gusa, ahubwo akwiriye kuba ay'umurimo w'Imana. Hari ikindi kintu Pawulo yasabye mu masengesho. Yasabye ko Imana imuha amagambo akwiriye yo kuvuga ubutumwa neza kandi mu buryo busobanutse. Hari igihe dutekereza ko Pawulo yari umuntu uvuga neza buri gihe,
ariko hano tubona ko nawe yasabaga amasengesho, agasenga kugira ngo ubutumwa abuvuge neza. Ibi bitwigisha ko umuntu wese ukorera Imana akeneye ubufasha bwayo. Pawulo yari azi ko umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza ari inshingano ikomeye cyane, niyo mpamvu yashakaga kubivuga mu buryo bukwiye. Hari abantu batekereza ko gusenga buri gihe bisaba guhuma cyangwa se gupfukama, ariko Ellen G. White yavuze amagambo akomeye cyane. Yaragize ati, si ngombwa buri gihe gupfukama kugira ngo usenge. Wimenyereze kuganira n'Umukiza igihe uri wenyine, igihe ugenda cyangwa igihe uri mu mirimo yawe ya buri munsi. Umutima wawe ujye uhora uzamukira ku Mana mu isengesho rituje, usaba ubufasha, umucyo, imbaraga n'ubwenge. Ibi rero bivuze ko ubuzima bw'umukristo bugomba kuba ubuzima bwo gusenga buri gihe. Igihe turi mu nzira tugenda, igihe turi mu kazi kacu ka buri munsi, igihe turi twenyine, dushobora kuganira n'Imana. Muri make rero, isengesho ni impano ikomeye Imana yahaye abantu. Rituma tugirana ubusabane n'Imana, rikadufasha no gufasha abandi binyuze mu kubasabira. Iyo dusabira abandi, iyo dusenga tudacogora, iyo dushimira Imana, ubuzima bwacu bw'umwuka burakomera. Bityo rero buri mukristo ahamagarirwa gukomeza gusenga no gusabira abandi, kuko mu isengesho harimo imbaraga zishobora guhindura ubuzima bw'abantu ndetse zikanahindura n'amateka yabo. Ingingo ya 5 iravuga iti kugendera mu bwenge. Mu buzima bw'umukristo hari ukuri kumwe kuruta ukundi kose. Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byacu, kandi umuntu wese umwizera ashobora kubona ubugingo buhoraho. Uru ni rwo rufatiro rwo kwizera kwa Gikristo. Ariko ukuri nk'uku ntitwari gushobora kukwimenyesha ubwacu, twabihishuriwe binyuze mu ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye ubumenyi, ukuri n'ubwenge, ibiduha binyuze mu ijambo ryayo. Ariko ibi byose ntibyahawe abantu kugira ngo bibe ubumenyi gusa, ahubwo bigomba no kugaragarira mu mibereho yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu Pawulo atwigisha kugenda mu bwenge. Mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza uwa 6, Pawulo aravuga ati, mugendere mu bwenge ku byo mugirira abo hanze, mucunguze uburyo umwete. Aya magambo agaragaza ko Pawulo yavugaga cyane cyane ku buryo abakristo bagomba kwitwara imbere y'abantu batizera. Impamvu ni uko abantu benshi bareba abakristo kugira ngo bamenye niba ibyo bavuga ku kwizera kwabo ari ukuri. Iyo abakristo batitwaye neza, bishobora gutuma abandi batizera Imana. Ibi byigeze no kuba ku Bisirayeli. Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 24, Pawulo yasubiyemo amagambo yo mu gitabo cya Yesaya igice cya 52 ku murongo wa 5, aho havuga hati, izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu. Ibi rero bivuze ko imyitwarire y'abizera ishobora gutuma abandi bubaha Imana cyangwa se bakayituka. Hari uburyo bwinshi abantu bashobora kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko rimwe na rimwe ubuzima bwacu ubwabwo nibwo butumwa bukomeye kuruta amagambo. Urugero, urugo rw'umukristo rugaragaza urukundo n'amahoro, urubyiruko ruhuzwa no gusenga aho gukora ibibi, umuntu ugaragaza ineza n'ubugwaneza ku bandi, umuntu ugira umutima wihangana n'amahoro. Ibi byose bishobora kuvuga byinshi ku bantu abadukurikiranira hafi. Iyo babonye ubuzima bwacu, batangira kwibaza niba ibyo tuvuga ku Mana ari ukuri. Ku murongo wa 6 mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6, Pawulo yibanze cyane ku magambo tuvuga. Yaragize ati, ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Ibi bisobanura ko amagambo y'umukristo atagomba kuba yuzuyemo uburakari, gutukana cyangwa gusebanya, ahubwo agomba kuba yuzuyemo ubuntu bw'Imana. Pawulo yongeyeho ko amagambo yacu agomba kuba asize umunyu. Ibi bisobanuye neza ko amagambo yacu agomba kuba ari amagambo akwiriye kuyumva bishimishije, ndetse akaba ari amagambo yubaka abandi. Iyo tuvuga dutyo, amagambo yacu ashobora gukurura abantu, noneho bakifuza kumenya Imana. Hari igihe umuntu ashobora kutamenya icyo yavuga cyangwa icyo yasubiza, ariko Pawulo atwigisha ko Umwuka Wera ashobora kuduha amagambo akwiriye. Umwuka Wera niwe ushobora kuduha amagambo akwiriye.
gikwiriye, niwe ushobora kudufasha kuvuga mu gihe gikwiriye, niwe udufasha gutegura umutima w'abantu batwumva. Ibi bituma ubutumwa bwiza bugera ku mitima y'abantu benshi. Ariko iyo tuvuga ko turi abakristo, abantu bareba ibintu bitatu: amagambo tuvuga, ibikorwa dukora, ndetse n'uburyo tubana n'abandi. Ibi byose nibyo byerekana niba ukwizera kwacu ari ukuri. Iyo umuntu abona umukristo wicisha bugufi, uvuga neza kandi ukunda abandi, ashobora gutangira kwifuza kumenya Imana. None rero tekereza ibi bintu: amagambo yawe, ibikorwa byawe n'ubuzima bwawe bwa buri munsi bitanga ubuhe butumwa ku kwizera kwawe? Ni ikibazo buri wese akwiriye kwibaza akanakisubiza. Dusoza, ibindi tugomba kwiga no kuzirikana ni ibi: buri muntu uri mu muryango akwiye kuzirikana ko afite inshingano yo bwite mu kongera ihumure, gahunda n'imibanire myiza mu rugo. Nta n'umwe ukwiye gukora asenya undi, ahubwo bose bakwiriye gukorera hamwe mu murimo mwiza wo guterana inkunga. Buri wese mu bagize umuryango akwiriye kumenya neza uruhare rwe, akaruharanira afatanyije n'abandi. Niba dushaka kugendera mu mucyo, tugomba kwimika Kristo mu mitima yacu no mu ngo zacu. Urugo rukwiye kuba icyo ijambo urugo risobanura mu by'ukuri: ahantu hameze nk'ijuru rito hano ku isi, aho urukundo rurererwa. Dukwiye kwibagirwa inyungu zacu bwite, tugahora dushaka uburyo bwo gushimira ineza twagiriwe n'abandi. Noneho tukanahora dushaka amahirwe yo gutera abandi umutima no kuborohereza mu mibabaro yabo, tubinyujije mu bugwaneza bwuje urukundo n'ibikorwa byiza byuje urukundo. Ibi bikorwa bito by'ubwitonzi bitangirira mu muryango, noneho bikagera no hanze yawo. Nibyo byuzuza umunezero w'ubuzima. Ariko kutabyitaho no kubyirengagiza nibyo bishobora gutuma ubuzima bwuzura umubabaro n'agahinda. Bityo rero urugo rwuzuye urukundo, urugo rwuzuye kwihangana ndetse no kubahana, nirwo rutuma ubuzima bw'umuryango buba nk'ijuru hano ku isi. Niba ushaka urugo rwuzuye amahoro, niba ushaka umuryango wuzuye urukundo, ndetse niba ushaka ubuzima buyoborwa n'Imana, tangira uyu munsi. Tangirira mu magambo yawe, utangire mu myitwarire yawe, ndetse no mu bikorwa by'urukundo ugaragariza abandi, kuko ukuri gukomeye ni uku: iyo Kristo yinjiye mu mutima wawe, ahindura urugo rwawe rukaba rwiza. Kandi iyo urugo rwawe rubaye rwiza, isi nayo iba nziza.